Birashoboka ko hari igihe wagiye kwa muganga bakakuvura ukumva utanyuzwe. Rimwe na rimwe baguha n'imiti ugataha ukanywaho mikeya iyindi ntuyinywe ngo uyirangize. Birashoboka kandi ko hari igihe muganga hari ibisubizo yigeze aguha ku buzima bwawe ukumva ntubyishimiye cyangwa se ukumva ubihinyuye. Uyu munsi rero ndaje ngo nkuganirize nkubwire impamvu ishobora kuba yaraguteye kugira iyo myitwarire imeze gutyo. Hanyuma rero niba nawe ibi bintu byarakubayeho unyandikire muri komenti umbwire koko ese byagenze gute, ese niyihe mpamvu yabiguteye. Niba rero aribwo ugeze kuri channel yacu ntugende udakoze subscribe kugira ngo tuye tubana dukomeze twubake ubuzima, dukomeze twunguke inama ku buzima. Muri kumwe na muganga Theophila. Ubusanzwe iyo umuntu arwaye ajya kwa muganga bakamuvura bakamuha imiti yagataha, cyangwa se yaba arembye bikangombwa ko aguma kwa muganga bakamufashirizayo. Gusa icyo nakubwira ahangaha ni uburenganzira bw'umurwayi kubaza muganga ibijyanye n'uburwayi bwe, kubaza muganga uko yasanze ubuzima bwe buhagaze. Na cyane ko iyo ugeze kwa muganga hari ibizamini ufatirwa bigaragaza uko ubuzima bwawe buhagaze. Hari igihe rero biba ngombwa ko muganga atakubwira ibipimo byawe cyangwa se uko yasanze ubuzima bwawe buhagaze bitewe n'impamvu ngiye kugusobanurira. Ubusanzwe abaganga bamenya byinshi cyangwa se bijyanye n'ubuzima bwawe, ndetse bakagira byinshi basobanukirwa ku bijyanye n'indwara. Ariko igihe cyose ntago biba ngombwa ko akubwira ibyo yabonye cyangwa se akubwira uko ubuzima bwawe buhagaze bitewe n'izi mpamvu zikurikira. Icya mbere, birashoboka ko muganga ashobora kuba afite akazi kenshi cyane akabona umwanya wo kujya kugusobanurira udahagije. Bikaba byiza ko aba akwihoreye ntahita akubwira ako kanya uko ubuzima bwawe buhagaze. Ikindi, birashoboka ko hari igihe ashobora kuba afite abantu benshi bamutegereje agomba kwakira. Icyo gihe ari gukorera kuri pressure y'abantu benshi bari hariya bamutegereje kugira ngo buri muntu wese abashe kumuha serivisi, buri muntu wese abashe kumufasha. Bigatuma rero akubwira bikeya by'ibanze, bikeya biri bugufashe bifashe ubuzima bwawe, ariko byose ku buzima bwawe ntabikubwire. Cyangwa se akaba hari inama zimwe na zimwe ushobora kugenda ataguhaye kandi nazo zari bufashe ubuzima bwawe. Ikindi gishobora gutuma muganga ugenda atakubwiye byinshi bijyanye n'ubuzima bwawe, bishobora guterwa no guhangayikishwa n'ukuri kw'ibipimo byawe. Bitewe n'ibipimo byawe abonye n'uko umerewe, akaba aretse kukubwira uko ubuzima bwawe buhagaze. Muri ibi bintu byose rero nabatoranyirijemo ibintu 5 abaganga badakunda kuvuga. Ngo ibyo bintu 5 rero abaganga badakunda kuvuga ube hafi ubyumve, hanyuma nawe n'ikindi gihe ujye umenya uburyo witwara igihe wagiye kwa muganga. Niwumva udasobanukiwe uzashaka undi mwanya usubireyo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Nkaba ngira ngo uwo byarabayeho umuntu waragiye kwa muganga, muganga akakubwira ariko kumva ntunyuzwe, rwose ube hafi umbwire muri komenti uko byakugendekeye. Ikintu cya mbere muganga adakunze kuvuga ni ibipimo byose by'ubuzima bwawe 100%. Urugero naguha nk'iyo muganga asanze urwaye kanseri, biragoye ko yahita akubwira ko urwaye kanseri, na cyane ko uba waje kwivuza ubabara. Biba byiza rero ko muganga ategereza akazafata umwanya uhagije wo kukuganiriza ku burwayi bwawe. Birashoboka ko areka kubikubwira kuko nta mwanya uhagije afite n'abandi bantu bamutegereje ngo yakire, noneho akaguhisha ko urwaye iyo kanseri kugira ngo azagushakire umwanya mwiza wo kubikubwira. Ahubwo ukumva muganga arakubwiye ngo numara iyi miti nguhaye nyuma y'iminsi 3 uzagaruke kundeba tuganire. Nuko haba hari icyo rero ashaka ko muganira
kandi kizafasha ubuzima bwawe. Icya kabiri ni imiti imwe n'imwe n'ingaruka zayo. Vuga ngo hari imiti imwe n'imwe igira ingaruka ku buzima, cyane cyane bigaterwa n'uburyo iyo miti wayifashemo. Urugero nk'imiti ya antibiyotike, abantu benshi bakora amakosa yo kugenda ya miti muganga yamuhaye akanywaho umunsi wa mbere, akanywaho umunsi wa kabiri, akanywaho umunsi wa gatatu, akumva indwara iroroshye, yamara kumva indwara yoroshye cya binini akabijugunya hariya ntiyongere kubinywa. Icyo gihe rero hari ingaruka zikomeye cyane uba ushobora kugira mu mubiri wawe bitewe n'uko utanyweye imiti neza nk'uko muganga yabikubwiye. Ibyo rero ushobora gusanga muganga afite abarwayi benshi bamutegereje, we akakwandikira imiti gusa ukagenda, ariko akibagirwa kukubwira ko iyo miti nuyinywa nabi uzahura n'izo ngorane, kuko we yakubwiye ko imiti uri buyinywe iminsi 5, akumva ko nyine bihagije bitewe n'abantu ategereje kwakira. Rero niba muganga aguhaye imiti, gerageza uyinywe mu buryo yakubwiyemo, kuko nibyo bizafasha ubuzima bwawe, nibyo bizafasha kukurinda no kukuvura indwara kandi neza. Icya gatatu ni indwara zishobora kwikiza mu buryo karemano. Kuvuga ngo igihe kinini ugiye kwa muganga, hari abantu bumva agize akantu k'ububabare runaka agahita yihutira kujya kwa muganga, kandi wenda hari uburyo yari bukoreshe ibyo kurya ya ndwara igakira. Rero abantu benshi bagiye kwa muganga, kugira ngo ave imbere ya muganga atamuhaye imiti, sinzi ko yakwemera no kugenda. Akenshi umurwayi araza ukamuganiriza, ukamwigisha, ukamubwira uko umubiri umeze, ariko wamubwiye ati noneho taha ugende ujye gukoresha ibi ngibi, ujye gufata iyi miti y'ibyo kurya, urya ibi biryo uroroherwa, urya ibi biryo urakira. Aho yatereka reka muganga urampa n'imiti, akumva ko imiti yaje kwa muganga we ari imiti ashaka, nutayimuha rwose ntabwo ibintu biri bworohe. Rero hari ikintu abantu bagomba kumenya, ko hari indwara zishobora gukizwa n'ibyo kurya. Urugero nk'igifu, nk'umuntu urwaye igifu, urashobora kurya ku gihe, ugafata ibyo kurya bijyanye n'uburwayi ufite, igifu kigakira. Icya kane ni ukwigisha uko umubiri ukora mu buryo bwo kwirinda indwara. Bitewe n'umwanya muganga afite, byashoboka ko ashobora kubura umwanya wo kwigisha ko umubiri ubwawo ushobora kwirinda indwara. Bitewe n'ibyo kurya wariye, bitewe n'uburyo witwara, bikagufasha kwirinda indwara. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafata indyo yuzuye, abantu banywa amazi ahagije ku rugero rwiza, abantu bakora siporo, abo bantu baba bafite amahirwe menshi yo kwirinda indwara. Abantu baba bafite amahirwe menshi yo gukumira indwara mu mubiri wabo. Niyo mpamvu rero iyo turi kuganira, dushishikariza abantu kubahiriza inama bagirwa na muganga. Dushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo ntabwo ari ibintu bisaba igihe kinini cyane, ntabwo ari ibintu uvuga ngo biragoye, kuko niyo waba uvuye mu kazi ushobora gufata igihe cy'iminota 15 ugakora siporo. Iyo siporo irahagije kugira ngo ifashe umubiri wawe, irahagije kugira ngo ubwonko buruhuke, irahagije kugira ngo ugabanye ibinure, irahagije kugira ngo wubake ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ikindi ugomba kwibuka ni ukunywa amazi ahagije. Amazi ni umuti uvura indwara nyinshi mu mubiri, cyane cyane ko afasha impyiko kuyungurura inkari, igafasha umwijima kuyungurura amaraso. Mbese ni ibintu byinshi amazi afasha mu mubiri wawe, afasha no kuba uruhu ruhehera. Urumva ko amazi ni ay'ingenzi mu mubiri wacu. Igihe cyose rero ubonye impinduka ziri ku mubiri wawe, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Nubwo nyine twabonye ko hari igihe ujyayo muganga yakubwira ukumva ntunyuzwe, cyangwa se ukumva ugataha
utabyakiriye neza, rimwe na rimwe n'imiti ngo aguhaye ukagenda ntuyinywe, ukayinywa nabi, ntabwo bikwiriye. Birakwiye ko imiti muganga yaguhaye uyifata neza ku rugero rwiza, kandi kuko uba uzi icyo igomba kukumarira. Aha rero twavuga byinshi ku bijyanye n'uburyo abantu biyumva iyo bagiye kwa muganga, ariko reka turangirize ahangaha. Reka byibuze tube tuvuze ibingibi ubitekerezeho. Niwumva ibintu bijya bikubaho, ujye utwara imiti uyikuye kwa muganga, ukayinywa, wanywa iminsi 2 wakumva indwara yorohewe, ukayibika ukayihorera, utwandikire muri komenti. Gusa umenye ko atari byiza, umenye ko biteza izindi ngorane mu mubiri wawe. Ni byiza ko imiti wandikiwe na muganga uyinywa uko yabikubwiye, kandi ukayinywa ukayimara, kugira ngo wirinde izindi ngorane zizaza mu mubiri wawe. Mwakoze rero, mukomeze kubana natwe, mukomeze kumva ibiganiro byacu. Aho mwumva mufite ibibazo, aho mwumva mutanyuzwe, mutubaze muri komenti. Turahari ngo tubafashe, turahari ngo tubungure byinshi, turahari ngo tuganire byinshi byafasha ubuzima bwacu. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda, dukunda ko mutuba hafi. Uwiteka akomeza abane namwe. Bye.